ubu buyobe muri reka mbabwire ngo eliminate mukanga gukorera amafaranga. Ibyo bintu hereye umunsi mubicikeho ndabiyamye. Mukura amaboko mu mifuka mukore. udakora ntakarye na Bibiliya irabivuga. Nambona nifite bitanu byanjye ngo Jimmy ngo gura fanta hariya njye kunywa. Nabizi cyuyangira ndashaka amafaranga ngiye kugura fanta kugira ngo nzimye icyaka nagize ndi gushaka amafaranga. Ibyo bintu by'imiteto, ibyo bintu by'imikino mukanga gukora, mukaba mu nzu y'Imana mugerageza abandi mudafite icyacumi n'amaturo kuko mwanze gukora. Abandi bajya gutura bagasigara bicaye. Abandi bajya gutura mugasigara mwicaye. Mwakagombye kujya gushimira Imana z'ibyo yakoze kuko mwatinyutse mugakora igatanga umugisha mu biganza byanyu. Uhereye umunsi mubicikeho ndabiyamye mukora amaboko mu mifuka mukore. Aho yagiye kwiga inama yizereyemo ko aho agiye mu rugendo rwo gushaka umugisha, mu rugendo shuri rw'umugisha kandi yego. Noneho ni kimwe no kusanga hari abava hano bakavuga ngo tugiye muri Israel. Yego. Noneho bavayo kandi ko kukabona ubuzima bwabo bwagize gute bwarahindutse kuko babyizereye. Yego, ko yagiye Israel yamaze kwimvisha ko kugera Israel kwe hari icyo bizakora anga bikagira icyo birema mu buzima. Hari impinduka y'ubuzima. Yagaruka mu Rwanda cyangwa muri Afrika ko kukabona byarahindutse. Ikintu kibihindura ni iki? Iyo agezeyo akareba bya bindi twiga muri Bibiliya nk'amateka, akabona aho byabereye nyirizina, aza hari izindi ngamba yafashe. Yego. Dayeri urumva umuntu wizeye ikintu yabonye. Yego. N'uwizeye icyo yabwiwe ntago bisa. Ni ibintu biri bitandukanye. Yego. Ariko kumva ngo ikuzimu eliminate satanism whatever na bya bindi byinshi bye bitandukanye. Nje ntago nemera ko ibintu bibaho guys. Wowe niba wemera ko bibaho, ukabuzi ahantu satanism ikorera, ukabuza amarembo yinjirayo, azaze hano nawe tunyomoze. Yana abanyarwanda muri rusange ko turakennye. Azaze natunyomoze abwira abantu aho yabibonye cyangwa twandikire muri comment. Atubwira ati umwatubeshye icyo akora cyo ngewe nzi yuko umuntu anyuze igitarama akamanuka akagera za hehe ahenguka icyangugu aho niho umwoburi, cyangwa azatubwira ati Nyagatare niho uri. Dukeneye kumenya amakuru yimbitse, ariko ngewe ayo mbahaye amafaranga barayakorera. Ejo bundi ngo meruka kwikoreshereza ikiganiro umwana w'umuhungu bita Mose. Nibangari Mbarushimana Mose. Akora ibintu by'ibitangaza, akagendera ku mugozi, agatekera ku mugozi, akaba yakambarira ku mugozi, akaba yafura ari ku mugozi akananika kuri uwo mugozi. Abantu baravuga ngo reka ngo uzi ngo n'imbaraga ngo zikuzimu ngo n'imyuka mibi. None se military ko bagendera ku mugozi? Uretse n'ibyo nuko wenda nabangiye kwinjira mu buzima bwa gisirikare. Yego. Hari aho bita nimba ari kwibere rya Bigogwe, niba ari muri ibyo bice bya ruguririya. Hari abaza amateka yaho kandi abantu barahajyaga bakavayo. Bajyagayo bakavayo kandi bahakoreraga imyitozo imeze nk'iyo. Yego. Rero bino bintu ni umuntu arabyiga. Nuko aho bitaga kwa Karirosi kera niba hakibaho simbizi, cyangwa za mezo de jeune hano zano zazamukujya za Kimisagara. Hari abana bakora ibintu kagira ngo ntago ari abantu. Nuko yafashe igihe cyo kubyitoza kandi bakabitangira ari bato. Yego. Ubu rero ubu tuvugana wowe nujya kubipinga ungana nkanjye nubwo bakujyanayo ngo byige ntuzabishobora. Niyo mpamvu zagumye utekereza ko ari ibyikozimu. Ariko jyanayo umwana wawe niba ushaka guhinyuza umubaze ngo mwana wawe kuzimu mwagiye usanga yamugaruka sanga azaza akora ibitangaza none ajya guha amakuru utaruzi. Yego. Kuko babimwigishije cyane rwose. Imana yatanze ubwenge. Yaransubije arambwira ngo reka Jimmy nkubaze, umuntu wakoze indege ushatse kumbwira ko yayikoze ashingiye kuki? Ese ari umuntu wakoze indege ipakira abantu, igapakira imizigo, igahaguruka ajya mu kirere nta kindi kintu ifashe kagenda kandi akagaruka icyerekezo ashaka kwijyamo? Yego. Ni gute uvuga yuko ngewe noneho uri kugendera ku mugozi uziritse harya na hariya ari ibintu bidasanzwe cyangwa bitabaho? Abantu nimuve mu biyobe
mutekereze cyane mukore cyane ibintu biremera. None se reba hari umugabo bakundaga kumwita David yari umumotari, abantu benshi bakunze gukoresha uyu muhanda wa Gatsata Nyabugogo bashobora kuba bamuzi. Yatwaraga moto mu buryo budasanzwe, akaryamaho agatwarisha akaguru, akavaho akayirukaho, igenda akayifata agasubiraho, akicara areba inyuma akayitwara, ngo ni maji. Reka da, barabyitoza. Mushakishe ahubwo muhimba udushya. Nubona umuntu yakoze yavumbuye ikintu, nawe shaka icyo wavumbura kiri buze kubyara amafaranga, kuko amafaranga barayakorera. Okay, Imana ishimwe ko nawe ubwo bujiji bwo kuvuga ngo Illuminati ibaho utakurimo. By the way, meruka kubwira abantu ni ngewe nkora mu kigo bita BF Suma Bright Better Future. Dutanga serivisi mu buvuzi, ariko dukora mu buryo bwo gushishikariza abantu gukora no gutanga amakuru. Ngo yanga ibyo bintu ngubura nka byandi bya alliance, ibyo bintu ngo njye ngo by'abasatanism, ngo niba ngo reka ngo ibyo bintu ngo byo gukora ngo uruhererekane. Kandi ngewe mu byukuri niba ngize umugisha ukomeye nkarangira Manuel ikintunze nikiri kumbeshaho, nawe akabyumvisha agakora akibeshaho, umuntu azahita amba ngo uruhererekane. Oya mbo icyo nemera cyo bantu ni mukore, kuko nk'umuntu watangiye kujya mu Bushinwa bwa mbere mu Rwanda, ntekereza ko ari we muntu wa mbere baba baravuze wenda ko yagiye kuzimu, kuko ushobora kuba yarungutse ku buryo buhambaye, kuko yaravumbuye ibanga ry'akazi ritazwi. Yego, rero abantu nuko nubwo buryo bari kugendamo, ugasanga umuntu yavumbuye ikintu kidasanzwe, bamubona bakagira ngo nyine yagiye pfiriya. Nta mafaranga ariyo, na Yesu yaza kuba ariyo aba yaratubwiye ati kuzimu niho hari amafaranga ntimukajyeyo. Yego, niba nababwira amafaranga muzamenye ko ari kuzimu babajyanye. Kandi yagiye atabivuze. Amafaranga umuntu niwe wayakoze. Yavuze ko Imana izaduha umugisha, niko yavuze. Yego, izaduha umugisha, kandi ivuga ko tukiri mu isi izadukubira 7. Yesu yaje amafaranga ariho. Yaje ariho, kuko baravuze ngo ifeza n'izahabu ni byiza, ariko mu biharire Kaisari. Nibyo Imana mu biharire Imana. Nuriya mugabo nuza ni Zakayo. Yego, wakagawe wari umusoresha w'ikoro, yasoreshaga amafaranga. Amafaranga icyo abereyeho, mureke guhuza amafaranga n'agakiza. Ahubwo uretse ko abantu nyine babijyanye mu iyobokamana bakagenda babihuzahuza ku bw'inyungu zabo, amafaranga ari ukwayo, agakiza kari ukwako. Iyo ubifashe ukabihuza ntibikunda, ntago bishoboka, kuko amafaranga tuyakorera turi hanze. Yego, agakiza tukabona twageze mu by'agakiza mu nzu y'Imana, mu isi y'umwuka. Yego, rero ufashe isi y'umwuka ukayikompara n'isi y'umubiri, ntago bihura, uzarara inzara. Reka tubwire abarokore muri rusangi batinya gukora imirimo igiye itandukanye yabafasha kwinjiza amafaranga, bakinjira mu bintu by'iyobokamana kandi batabisobanukiwe. Pastor nta munsi n'umwe amara kukwigisha abwira ngo fata 5 ujye guhahira abana, kandi amara kukwigisha karara ariye, akavuga ngo zana 10 n'amaturo. Uraza nicyo utakoreye, mukore ubu buyebe muri reka mbabwire ngo Illuminati mukanga gukorera amafaranga. Ibyo bintu hereye umunsi mubicikeho ndabiyamye, mukura amaboko mu mifuka mukore. Udakora ntakarye, na Bibiliya irabivuga. Nambona nifite 5 byanjye ngo Jimmy ngo gora fanta hari yanjye kunywa. Nabizi icyuyangira ndashaka amafaranga, ngiye kugura fanta kugira ngo nzimye icyaka nagize ndi gushaka amafaranga. Ibyo bintu by'imiteto, ibyo bintu by'imikino mukanga gukora, mukaba mu nzu y'Imana mugerageza abandi mudafite 10 n'amaturo, kuko mwanze gukora. Abandi bajya gutura bagasigara bicaye, abandi bajya gutura mugasigara mwicaye. Mwakagombye kujya gushimira Imana z'ibyo yakoze, kuko mwatinyutse mugakora igatanga umugisha mu biganza byanyu. Uhereye umunsi mubicikeho ndabiyamye mukora amaboko mu mifuka mukore. Ntago dushaka muze perezida wacu yaravuze ngo aho kugira ngo uzapfe ukennye uzicwe n'umunaniro bagushyingure. Beraruta, kuko abasigaye babaho neza, kuko uba warakoze nako wakicwa n'umunaniro utakoze. Ntango kizasesagura. Tekereza ubutaka bagiye kugushyinguramo ubwabwo na amafaranga, isanduku bagiye gushyinguramo bwa na amafaranga. Usize iki kiri butume bagura iyo sanduku bakagura n'ubutaka kizacungura ibyo ngibyo. So iyo miteto n'imikino murimo mudakoranga abantu bagikuzimu, nagira ngo mbabwire yuko nashaka kuzongera kubyumva. Ni Jimmy 250 boss wanyu. Niba bahaza ahubwo bajyeho bakureyo menshi, ahubwo niba muhazi wa mugani mujye mukureyo menshi,
munjyane na Java wanjye dore ari kuyashaka. So turabakunda. Sawa. Brother imigira message ya nyuma ugenera abantu banga gukora bakavuga ngo Illuminati ibaho kandi ari ntayibaho. Mbo Illuminati ni sosiyete nk'uko nawe washinga company. Yego. Nge niko mbizi kereka niba hari ababizi. Niko bimeze n'abantu bihurije hamwe. Rero bishatse kuvuga ngo bishyira hamwe kubwiba bimari zabo. Aba bagabo bari gukorera ifaranga wowe uraho uri kubatwikira ubamamariza batari bunaguhembe. Bya gukora. So haguruka ujye gukora ibintu byo kuvuga ngo satanism ngo Illuminati whatever ntago dushaka kongera kubyumva. Uhereye umunsi abanyarwanda mwari mufite iyo myumvire ndetse n'abandi mwese mutuye isi mufite iyo myumvire muyicikeho. Illuminati ntibaho. Illuminati ntayiriho. So mwakoze cyane.